afite ibintu byinshi, afite ubutunzi bwinshi. Mr. Haguma. Ni ukuri ufite uruhanga nkunda pe. Umva iyo ndi gukora mu buryo mba numva runyerera neza, umva wajya mu idongo se kuseka wajya mu idongo neza neza. Uretse ujye kumindura idongo kandi ntabwo mubwiye ko ari idongo bariramo, nyine kiranyerera ku buryo kinyereramo neza wajya mu idongo. Subwo aritse guseka yavuze ko ibyo bintu bidasekeje ese ko kinyerera nk'idongo. Yagenda nawe bikaze barawe kunsetsa kubera yuko uburareka nkubwiza ukuri rero buriya iminsi yose tumaranye nashize icyo bita stress. Najyaga ku kazi numva ndi stress, naryama ndi hano numva nkonje, numva ndi body, ariko ubu ngubu sigaye mba nishimye kubera wowe. Ni mama nta stress namba nyigira rwose. Zarashize ijana ku ijana. Ako rero tureke brag. Ufite ikihe kibazo kandi umva noneho mbanza ubwiza ukuri, ngewe Haguma ni ikihe kibazo ufite aka kanya ngo mpite nkirangiza mbwira. Nyine kambwira ikibazo mfite. Nsigaye ngukunda nawe urabibona kandi ndagukunda cyane. Icyo ni ikibazo kandi nyine kamubwira ahantu ikibazo kiri. Ikibazo kiri heza. Nsigaye ngukunda kandi umugore uriya ni umugore wundi uvuga uriya mukecuru. Reka ariko n'umugore wawe reka uramwibagirwa rwose mubare mudahu. Ngare umunsi yadufasha yadufatira heza. Reka uriya yarashaje. Ako n'umugore wawe. Reka usakana gato nkawe ni wowe mugora ahubwo. Mitoma yawe. Oya nta mitoma iraho ni wowe mugore. Oya nta none reka nkubwire jewe Haguma hagize umuntu nkorera ku mwana njyewe agahirahira byonyine akanagukoza agatoki gutya byonyine ukambwira ibintu yabitabona ishyano. Yego shiri nureba ko yitwa Haguma baranga izina ryo muntu sigiye numva twite duhinduranya nk'amazina nori ngiye witwa Haguma no ngigumira hano. Reka da tuguma oya nanone ku buryo nsigaye ntekereza ko nyizura no ku ishuri. Urabona baranyirukanye ngo nasutse ngo sinatereje ba mu weekend y'icyumweru no nzakoramo n'inkweto bami y'ukwezi nzi twigumanire. Yareka burareka nkubwire rero naho waba ukoze nabi ahubwo dore icyiza singukunda nyine urankunda n'ibyo sibyo umva nini nkwereka inama sibyo. Ikintu cyiza genda wige witwaye neza nk'akana keza k'Imana urumva nurangiza noneho numara gusoza ubundi rero se nguhindurira ubuzima. Urabyumva gute? Nzakubera umugore uzaba umugore nyine. Ntushaka kunisa umugabo nkanjye ufite amafaranga ufite buri kimwe ni kubera icyo ukwiye kugira ikibazo. Uramugora arashaje namujyanye pfiriya mu cyaro ahubwo wagira ngo namenye ko tuzahura. None se sheri mubaze ikindi kibazo tuve mu by'abagore. Mubu ngubu gize gutya ugasanga waneye inda. Yewe data mbega umugisha n'amahirwe akomeye. Vugisha ukuri karimo byishimiye. None ntishima umwana no umugisha ukomeye umwe wakataraboneka ahubwo. Ariko ubwo ngubwo ko twavugaga ku bijyanye n'umugore wawe tugize kuba twaramuciye ibyo umugore suriya n'undi wundi wamuciye inyuma n'imbere ari heza akazamo n'umwana. Umugore mureke uriya n'umugore wundi uramucecuru uramubara. Ubundi jewe Haguma mfite amafaranga mfite buri kimwe ndacyari mutoya jewe ntabwo nsaza buriya. Ubundi igitsina gabo cyangwa se abagabo muri rusange tuzi neza iyo maze kugutera inda bakamenya nyine agakuru gato garatwite yaba amubwiza ukuri yaba amubeshya ahita amera nk'atigeze amumenya mu buzima bwe agahita amwanga agahita kwanga nyine kubera ko hajemo ibintu byo gutwita. Ariko mana yanjye noneho ndumiwe umva noneho ngena nakubwire nakubwize n'ukuri kuzuye niba umwana arimo urumva
umwana nuwanjye nuwanjye ijana ku ijana jewe haguma iminsi twamaranye rwose twishi rwose umwana yaba ari uwande kandi ibyo umwana nuwanjye ijana ku ijana urumva inda niyanjye ijana ku ijana ijana ku ijana. none se ejo ku ishuri byagenze neza? Yego. Umva rero reka nkubwire, noneho iki gihembwe niwiga ugatsinda Yego. nzaguhemba. Yego. Nzagukorera iki? Uzanjyana kuri plage. Wow, nzabikora. Ariko nawe ugomba gutsinda neza. Yego. Yego, ugomba gutsinda ukagira amanota meza, sibyo? Yego. Ugakomeza ukaba akana keza. Yego. Ariko imibare se bimeze gute? Imibare imeze neza. Uri kuyitsinda neza? Yego. Wakoze homework se? Yego. Wayisoje? Yego. Wow. Mama, ko papa adaheruka kuza kutureba. Uzi se papa afite akazi kenshi cyane ntabwo arimo kuboneka, ariko aradukunda ntabwo yakwibagiwe kandi azaza vuba, sibyo? Azaza humura azaza, ariko nyine akazi kaba ari kenshi kandi uzi ko tuba dukeneye ibintu byinshi, bari gukorera amafaranga kugira ngo twishyure ku ishuri, tugure imyenda, nyine tunasohoke tujye gutembera ahandi hose, sibyo? Humura azaza. Nyine ndabyumva sheri, ndabyumva uramukumbuye, ariko humura azaza, sibyo? Kandi azabanguka. Ndaza kumuvugisha mubwire ko mukumbuye maze azaze vuba. Yego. Wowe uzajye wiga cyane utsinde nyine azajya asanga warabitsinze, sibyo? Kandi nanjye ndagukunda cyane mfura yanjye. Ndagukunda mama, humura papa azaza. Sheri biteze? Yambi sheri wanjye. Nise ko kumeze gutyo? Oya sigaho nawe nazi ukuntu nari ngukumbuye. Haguma impande. Ngoma zahindira ibintu tuvugana. Bimeze bite? Kubona ibintu byose babishagaritse hano. Habaye iki? Nta kibazo tugende. Tugezeyo. Cyo mukeneyeho ni iki? Oya nta kibazo, ikibazo se cy'amafaranga kandi. Intugire ikibazo cy'amafaranga rwose ibyo nta kibazo ahubwo. Tugende mugezeyo. Niba bagatumye umubyeyi harya. Hanze amafaranga ndagiye se amafaranga umpaye. Wiseka hanga nta bracket mo. Oya nta kibazo cy'amafaranga iki cyatuma ntasekaza. Nta kibazo. Ahubwo umwicara umpereza amafaranga yigire ku ishuri. Hari ikibazo. Ngiye kuma amafaranga. Oya nta kibazo. Ni ikibazo cy'amafaranga kandi ufite. None se ko ndi kubaza ikinyarwanda kuvuga umubare w'amafaranga ugiye kumpa byakunaniye mbimenye. Erebwe ntabwo kirije izere wa mbere. Ni ndeze. Mama franga. Ushaje gusa nk'amarayika. Toma yawe yarangiranye na burya. Ubu ntabwo ndi kuyumva. Wantuka, wakora ibiki? Amafaranga giravu. Nangayezo jaza. Nawe uri umugore, umunyeshuri. Utaha amafaranga umusatura muri urwo ruhare. Oya. Dore ngaya kira. Aya ntago uhagije se. Ntari bukumaze iminsi. Aya amafaranga ushyizemo nangahe? Sasa ni ibihumbi 100 koko. Ibihumbi 100? Ataka nakumiro koko. Ese ubu wowe abaye wowe wabaye ari umwana wawe yibyariye akamara n'umuntu w'umusaza nkawe ufite uruhara kaza bakamumarana icyumweru iminsi 7 bamurana birirwa bamukandagura amabere nk'abakandagura amavuka kugira wumve ko yahiye bakaza bakaguhereza 100. Wabyemera?
ku buryo wumva ugiye kumeza amafaranga ijana. Are you serious? Mr. Haguma, Mr. Haguma.